kuririmba nkunda kuririmba ariko turirimbira so njye nakuze like mu gukorera Imana ikintu nahisemo icyo mu rugo bantoje cyane uko njye nakuriye muri Catholic niho nakuriye. Papa rero yize ibintu byo yashaka kuzaba padiri ariko birangira atagira ute ubu ntabwo waravutse padiri. So ibishoboka cyose tuzabitanga kugira ngo abantu bagire ute bakomeze kuzamuka mu buryo buri spiritually, mu buryo bw'umwuka, even no mu buryo muri financially. Abavuga butumwa nzababazanira urumva ariko na financially ndifuza ko abantu bakurikirana Rada TV ari abafite amafaranga bazafasha batayafite. Siko bimeze se? I-blessing imirimo yacu, ibikorwa byacu byiza. Utakoze ibyo bikorwa byiza, God cannot bless you. So ni njye nicyo ngicyo ni breathing. None se uravuga iki ku bantu baba baramajije gusobanukirwa n'imibereho y'isi, bo barangiza bakavuga ngo mbo twe twamaje gusobanukirwa n'imibereho y'isi ariko hari abantu bagihumye batareba ibi bintu? Reka none twe dufata igihe tubabyaza umusaruro, twubake system babyaza umusaruro. Turabasuhuje inshuti bakunzi ba Rada 250 TV aho muherereye hose, yaba abari mu Rwanda, Uganda, i Burundi, Tanzania n'ahandi, abari hanze y'u Rwanda, Amerika, Canada ndetse n'ahandi hose. Reka tubanze tubasuhuze tubibutse ko iyi ngiyi ari Rada TV. Ushobora kuba warakoze subscribe cyangwa utayikoze, turagushishikariza kugira ngo ukore subscribe tujye tubona uko tubana buri gihe. Uyu ni Dr. Jonas nk'ibisanzwe nk'uko bisanzwe bagenda mbagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro byubaka ubuzima ndetse n'ubugingo. Rero mushobora kureba imbere ya kamera yacu dufite umugabo udasanzwe cyane nk'uko muri kugenda mumubona, yambaye neza, inkweto idasanzwe, ikote ryiza cyane, n'umugabo w'umusirimu muri make. Reka kwizima mu magambo. Mugabo, amakuru? Amakuru ni meza. Meza? Yego. Hano ni kuri Rada 250 TV. Wakwibwira abakurikiye Rada 250 TV? Ndabashimiye cyane, by'umwihariko maje gushimira we Dr. Jonas kuba wantumiye kuri Rada 250 TV. Abakunzi ba Rada 250 TV ndabashimiye cyane. Nishimiye kuba ngiye kuganira namwe, bahaye ikaze mu kiganiro. Ariko mbere yuko dutangira, je nitwa Ugirimpuhwe Samuel. Ugirimpuhwe Samuel? Yego. AKA Ugirimana. Businessman? Yes. Yeah. Yes. So businessman, ariko before mbere yuko ninjira muri business, ngiye ndi umurezi mu busanzwe, nize education, ndi umurezi wo muri primaire, science n'imibare, ndetse no muri muri secondaire. Nasoje kaminuza bachelor's degree, nanone mu kwigisha science n'imibare muri secondaire. Ubu ngubu uri kwigisha hehe? Kwigisha ntago ndimo kubikora ubu ngubu. Okay, urakoze. Ntago uri kwigisha, turaza kukigarukaho. Reka abantu tube tugiye tubabikiye tubahishiye byinshi mu byo bari buze gukurikirana mu kiganiro cyacu tugiye kugirana. Bakunzi ba Rada 250 TV, mwari mumenyereye ko tugenda tubazanira abantu benshi babagezaho ijambo ry'Imana cyangwa se bavuga butumwa bagiye batandukanye, ariko nanjye uyu munsi nagize ngo mbatungure. Rero mbere yuko tutangira ikiganiro, twebwe twemera Imana. Twemera Imana kandi ndizera ko nawe ari uko. Nanjye nuko ndayemera nta kibazo. Twemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu cyane rwose. Ariko n'abatemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, n'abasilamu nabo bemera Imana. Bose tubahaye ikaze. Kwemera kwabo tubahaye ikaze. Nabo tubahaye ikaze. Okay, noneho reka dutangire dusenga. Okay. Turagushimiye Imana igira neza, tugushimiye imbabazi n'urukundo rwawe, tugushimiye ko uri Imana ishobora byose. Waturinze, urinda Samuel aho yaturutse, nanjye wandinze aho naturutse, dore ngeze hano mu mujyi wa Kigali nonaha kugira ngo nganire na Samuel. Imana ntako utagize ngo uturinde, watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Eka icyubahiro n'ikuzo byawe bikomeze bitubeho, ibyo tuganira bibe ibyubaka nyaguhora ku ngoma umubiri ndetse n'ubugingo,
kuko roho nzima mu mubiri muzima niko wavuze. Ngaho rero ha Samweli kugira ngo atange inama z'ubwenge, kandi nanjye waje kumureba nyagora ku ngoma mugirireho umugisha. Ndagusabye rero kugira ngo ukomeze kubana natwe, icyo twamagaye no gukora kwa Satani mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho ukomeze ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo tugusabye. Amen. Amen. Aha. Amen. Reka twanzike rero. Yes, Mr. Jonas. Abantu badukurikiye bari muri Canada, Amerika, bari mu Burayi, na Aziya. Hose muhafite abantu. Yes. Ndabasuhuje abo bantu bose. Yes. No by'umwihariko abantu bari muri Uganda. Wow. Uganda, yes. Kampala. Wow. Yes. Samweli rero. Yego. Nifuje kugira ngo tuze kuganira mu rwego rwo kugira ngo tuganirize abantu bacu, nk'umu businessman, nk'umusore ukiri mutoya witeje imbere, kandi ukora ibintu ukora business zigezweho zijyanye n'igihe. Tuganiriza abantu bacu. Hari ibibazo maze iminsi mbona ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bibaza bakomparinga, ese kubera iki abantu bizera basenga bagira igihe cy'ubukene, bahura n'igihe cy'ubukene cyane kuruta abantu badasenga? Ikibazo cy'uko abantu bizera Imana basenga bakunda gusenga, twita yuko basenga cyane, bahura n'ubukene. Icyo nemera, umuntu usenga Imana bya nyabyo ntabwo yahura n'ubukene, kuko gusenga bya nyabyo akenshi na kenshi iyo usenga uhabwa imbaraga zo kuba wakora ibigufasha kubaho neza. So njye mpamya ndashidikanya ko abo bantu bahura n'ibyo bibazo by'ubukene bigiye bitandukanye, hari uburyo bizera bitandukanye n'uko Imana yatugeneye ko tugomba kwizera. Kwizera Imana bidushoboza byose. So ntago wakizera Imana byonyine just mugende wicara aho ngaho witurize ibintu bizikora. Actually igihe navukiye mu muryango w'abakristo, abantu basenga, so mama yadutoje gusenga cyane Jonas. Utambona gutya yadutoje gusenga, na papa na n'ubu ngubu baracyabidutoza, barasenga. Even niyo mvuga n'ababyeyi banjye, papa cyane ndetse cyane papa, ikintu cya mbere abanza kumbaza, ese uracyasenga? Uracyizera Imana? Nicyo kibazo cya mbere babanza bambaza. So ariko nubwo byabaga bimeze bityo, nabonaga mu bintu bakoraga badutozaga umurimo cyane. Mwarasengaga ariko bakabatoza umurimo. Yego. Bakadutoza umurimo, bakatubwira ati kwizera Imana ni byiza, gukora imirimo myiza gutya na gutya, ariko ikintu bakurikizagaho batubwiraga gikomeye cyane ni ugukunda umurimo. Dore ko mama we nta nubwo yatumaga dutuza, ntabwo twatuzaga. Actually jyewe primaire, cyane primaire, niho mama yantoje gukora cyane, kuko twabaga turi mu rugo, ariko mu gitondo kare twabyukaga tujya mu mirimo, twajyaga ku ishuri almost hari ibyo twabanje twakora, hari imirimo twabanje twakora, tukajya gushaka amazi se mu rugo. Nakundaga korora cyane, rimwe na rimwe tukabanza twashaka ubwatsi bw'amatungo, donc bakadutoza gukora. Ikindi bakatubwira uti, bana banjye mukunde gusenga, ariko hanze ahangaha bimeze gutya na gutya, bisaba gukora kugira icyo ugeraho. Donc bahora baduhugura izo nama za hato na hato. So rero ingiye mpamya ndashidikanya yuko aba bantu bafite iki kibazo bashobora kuba bizera ariko bakabyizera mu buryo busa naho butandukanye. Kwizera Imana, donc hari umurongo muri Bibiliya uvuga ngo kwizera bidushoboza byose. Hari amagambo nasomye muri Bibiliya Yeremiya yavuze ngo yabajije Imana ngo ariko ngo kubera iki ngo tugukorera, ngo tukagira ngo tugahura n'ibibazo tugakena, ngo ariko ngo abantu batagukorera, batakwizera, batakwemera. Yasaga nko wenda baza Imana ngo bo ukabaha byose. Yego, ukabaha byose. Noneho ngo Imana isubiza ngo Yeremiya ngo nubwo ngo ibyo byose babifite, ngo ariko ngo umutima wanjye ngo mbakure. Ngo umutima wanjye nubwo ngo
ntabwo babasha nubwo bafite ibyo byose ariko ku Mana umutima w'Imana kuri bo uba kure kubera ko nabo urumva ntaho bahurira n'iki bahurira n'Imana. So nkibaza nkavuga nti ese ubundi kuko birashoboka ko umuntu ashobora gukora sibyo cyangwa se umuntu yakora iki kugira ngo afate uruhembe rwo kuba nawe yakwiteza imbere nka babandi kandi narangiza umutima we wegerane n'uw'Imana? Byiza cyane Jonas. So uwo murongo muri Bibiliya ushobora kuba urimo, ariko Bibiliya ni igitabo kinini, hari imirongo iza donc imirongo myinshi igenda yuzuzanya. Ni ukuvuga mbere na mbere aho ngaho abantu benshi usanga basa naho yashakaga kuvuga ni aba bantu usanga batazi Imana. Abantu batazi Imana ugasanga ibintu bye byose abikora mu buriganya, abikora mu buryo butemewe. Niba ari umucuruzi acuruza ahuguza abantu, yiba abantu abakiriya biwe. Niba ari donc ibintu byiwe byose ashyiramo iki, ashyiramo amanyanga. Mu manyanga nanjye nizera ko ushobora kuba wagira ute, ushobora kuba wagera kure hashoboka. Ariko mva ko kantu yongeye ngo umutima wanjye ugira ute, umutima wanjye ubaba kure. So aho ngaho rero yashaka kugaragaza ba bantu bakora ariko donc nyine bakora ibintu mu buriganya. We yashaka kuvuga ko nuwo ngo mu byo bakora ntibayoborwa n'umutima w'Imana, bivuze ngo anyway bashobora kugera kuri bya bindi bakoze ibibi birenga. Exactly. Abo bantu rero abenshi bameze batyo, ibyabo abenshi ntabwo biramba, arabibona uyu munsi yakoze icyaha runaka, abonye ayo mafaranga. Ariko je umukristo cyangwa se umuntu nzi usenga wizera Imana ukora ibyo akagombye gukora, bishobora bigatinda yuko agera ku cyo yifuza kuba yageraho ako kanya. Ariko iyo bitebutse, iyo abigezeho abigeraho nyine umutima we kuri hafi y'iki, umutima wawe wegeranye n'Imana. Bivuze ngo hari n'abamugiriraho umugisha. Yego. Ubwo umuntu wabonye ibintu umutima we wegeranye n'Imana, niko mbyumva. Yego. Bivuze ngo hari abamugiriraho umugisha. Igihe hari aho ngaho ni ukuvuga iyo wizera Imana ukora ibikwiriye, ukora ibyo ukoze ukabikora mu mucyo, ntabwo wirukira byinshi ako kanya. Nyine ibi bya bintu bize bihutiye ako kanya mu gihe guhita ukira ku munsi umwe, mu minsi ibiri, ntabwo ariko bimeze. So abenshi rero niho usanga batangiye gucika intege, ugasanga atangiye kujya gutya na gutya, akavuga uti reka nicare bizagira ute bizikora. Oya, ntabwo ariko bimeze. So ajye muri nuze mu Mana gusa avuga ati ubundi ikintu cya mbere nizera Imana. Rero kuba nizera Imana ibintu byose bigize ute birashoboka. Yes, abenshi niko babitekereza. Koko ntabari mukuri. Abenshi niko babitekereza. So icyo kintu uwo muhanuzi yashaka kugaragaza ni uko nyine yashaka kugaragaza yuko donc nge mpita numva yuko wowe niba wizera Imana kora, wihangane, wizerere mu gukora Imana, wumva ubushobozi bw'Imana mu gukora. Exactly. Uzayibona rwose, uzagera kure. Yego. Noneho rero hari ikintu wenda abadukurikiye aho muherereye hose, nakunze kujya mbabwira ko ndi kumwe n'umunya businessman, wenda bashobora kwibaza ngo uyu munsi wa none aha ukora iki. Watangiye utubwira ngo wize ubwarimu. Yego. None uyu munsi ukora ubwarimu? Actually right now ntabwo nkora ubwarimu, ariko ubwarimu ndabukunda cyane kuko nabwize kuva muri senior 4, kuva mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, then ndaburangiza, narabukoze, nakoze ubwarimu n'igihe kitari gitoya, ariko nza no kujoininga university, ngira muri university naho nkomeza education. Tunumva ko narakoze education muri ubwo buryo, nuko education nyikunda. Education ni umusingi w'ibyo twifuza kuba twageraho byose. Tudafite societe imeze neza, societe ijujutse mu itekereza neza, itari dufite aba ignorant benshi cyane, nta hantu twagera. So education ndayikunda, ariko right now ntabwo ariyo ndimo gukora. Nayobotse inzira ya business, ubushabitsi. Abenshi bakunze kubyita ubushabitsi. So ni ugushakisha amafaranga binyuze mu buryo bw'ubucuruzi. So impamvu nabihisemo
ni mu buryo bwo kumfasha kugira ngo none education yanjye nshobora kuzayikora ariko nkayikora mu buryo bwa business, mu buryo bwo kuba umugisha ku bantu benshi bagiye batandukanye. So njye right now ubu ngubu ikintu nkora icyitwa network marketing. Nkora network marketing cyangwa se direct selling. So twazagira topic yo kubisobanura network marketing, ariko niyo nkora ariko I love business, nkunda business, uburyo bw'ubucuruzi, kuko mu bantu niho hari amafaranga ari mu bantu, kandi kugira ngo amafaranga uyakure mu bantu nuko ugomba kugira ute, ufite service runaka utanga, ufite igisubizo runaka utanga. None se urumva waha inama ki uyu muntu nanone wicara akavuga ngo Imana sibyo izakora ibi bintu byose, kandi none ugakomoza nk'umunya business uvuga ngo amafaranga ari mu bantu? Yego n'Imana ifite amafaranga ariko through mu bantu, binyuze mu bantu. So uyu muntu wicaye akavuga ngo ngewe amafaranga nzayabona mu kwizera, sibyo? Kandi mbanza ari n'abayabona, sibyo? Uramugira iyihe nama kumva amafaranga ari mu bantu kugira ngo ayakure mu bantu? Ukora network marketing, ntabwo ariyo tugiye gusobanura. Uyu muri iyi minsi imirimo yarabuze, ese nawe uri mu bemera ko imirimo yabuze? Uri mu bemera ko amafaranga yabuze? Actually bakurikira ukusa uvuga ati amafaranga yabuze. So biterwa akenshi na kenshi n'icyo umuntu yizera. Donc kwizera what you believe and what you think you become. Icyo wizera, ibyo uhora ufeedinga ubwonko bwawe, akenshi na kenshi nizera ko ari byo bikubaho ejo n'ejo bundi. Abenshi ubwo bashobora kumva ko amafaranga ahari bakaba baramaze kubyishyiramo, ariko amafaranga arahari. Ntabwo amafaranga yabuze, ahubwo ikiba gihari, ese koko niba usenga Imana koko ni gute uri buze kuyabona? So iyo wizera Imana ikwereka inzira runaka washobora kuba wakuramo ayo mafaranga. Njye ntabwo nemeranya n'abantu bavuga yuko amafaranga yabuze, ahubwo ni uko agira ute, uko uyabona. Donc uko wayabona, abenshi ntabwo bazi uko wabona ayo mafaranga. Yego, kandi ava ku Mana. Abasenga burumva bafite amahirwe ava ku Mana. So apfa ku Mana se bizarebe n'Abisiraheli nta kintu cy'ubusa kibaho. Abisiraheli nta nkunze gusoma Bibiliya cyane, ariko nkunda gukurikirana zimwe muri story za Bibiliya. Uzarebe Abisiraheli hari igihe Imana yigeze kohereza icyitwa manu. Iriya manu barariye barahaga, ariko ntabwo byagize ute, ntabwo byarambye, ntabwo byabanyuze in general. So nuvuga ngo barabiriye birarangira, bongera gusubira kwa kundi ko bagize ute, kwa kwifuza kwabo bigira ute, bihoraho. So rero igihari amafaranga ntago ava ku Mana. So ntago ava ku Mana, ntago Imana ifata amafaranga nkiyamanure iyaha abantu, ahubwo Imana blessinga. God bless our activities. Imana iha umugisha ibikorwa byacu. Ibyo bikorwa byacu rakaje bigira ute, akaribyo bitubyarira amafaranga, bikanahera umugisha abandi, ukaguka ukanaguka. Urumva nyine none warumbajije ngo mbese amafaranga ngo ari mu bantu. So amafaranga ari mu bantu, ariko ntabwo kuyabakuramo ari kugira ngo ufate amafaranga yabo yabibe. No, iyo ufite serivisi utanga, ifite igikorwa cyangwa se igicuruzwa ufite ukora cyiza, gishobora kugira impact, gishobora kugira icyo cyafasha sosiyete, abantu barakwizanira bakwihera amafaranga yabo. Ntabwo baba yaguhaye gutyo gusa, ahubwo like ni nka exchange, hari icyo ufite ugiye kubahereza nawe baguhereza ya mafaranga yabo. Nothing for free. Ntacyo rwose, ntacyo ubusa. Ubwo nuba ngo niba umuhaye nawe nko kugira system yawe, uvuga ngo mpaye umuntu ikintu ariko nawe arampereza cyane rwose cyane. Uzarebe like even niko bimeze, nuvuga ngo kugira ngo ugire icyo ubona ugomba kugira ikintu ugize ute utanga. In order to get something out, you should put something in. Yes. Okay, even n'Imana nayo blessing imirimo yacu, ibikorwa byacu byiza. Utakoze ibyo bikorwa byiza, God cannot bless you. So nicyo ngicyo ni breathing. None se uravuga iki ku bantu baba baramajije gusobanukirwa n'imibereho y'isi, bo barangiza bakavuga ngo twe twamaze gusobanukirwa n'imibereho y'isi, ariko hari abantu bagihumye batareba ibi bintu?
reka noneho twe dufate igihe tubabyaza umusaruro, twubake system ibabyaza umusaruro. Like nk'abantu bafata wenda urugero, hari aho tuzajya mu ijuru, natwe twizera Kristo nk'umwami n'umukiza, twemera ko azatujyana ku Mana. Ariko niba narabisobanukiwe, uburyo nabisobanukiwemo sibwo runaka bisobanukiwemo, noneho nge nkashinga line ari byo twita insengero kenshi zigisha ibinyoma, bo bagashingira ku marangamutima yuko tuzajya mu ijuru, kandi koko enteri tuzaba turuhutse imihati, ubuzima buzaba buryoshye. Noneho nge nkabikoresha mu nk'iturufu yo kugira ngo nge nseringe ngure ya time yawe, sibyo? Nkumvishe ko kujya mu ijuru there is some, hari ikiguzi. Abo bantu bo wababwira iki? Noneho wabwira icyo uwo muntu none ufata cya gihe akakigurisha? Urumva we uri kuvuga ko hari exchange igomba kubaho. Iki gihe hatabayeho exchange bikaza mu buryo spirituel, uwo muntu we wamugira inama yihe uri muri iyo side? Bo donc ikibazo numvise, niba numvise neza, wari mumbaza ese abantu bafata kujya mu ijuru bakabigira iturufu yo kuba bakabigira igicuruzwa bakabigira igicuruzwa, ariko nta kintu bari buhe umuntu mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Yego. Noneho donc hari abamajije kumenya hari abamajije kumenya system yo kujya mu ijuru no kwizera icyo bivuze. Donc urabona ntabwo abantu tujijutse kimwe. Ngo hari abatarabimenya, noneho bo bagafata bya bindi yamenye, kubera ko abandi batarabimenya bazajya kubimenya narakuyemo ayanjye. Yego. Nyamara yari inzira nziza yo kubwira abantu iby'Imana, sibyo? Hataje mu iki ubucuruzi, tukabwira abantu Kristo nk'umwami n'umukiza uzatujyana mu ijuru, ariko ntitubigire iturufu yo kugira ute, yo gucuruza. Ariko urumva uwo ni umwe, nakubwiye ni umwe. Noneho hari uwa kabiri, ngo uri ufata ya side yoroshye. Urumva ko kujya mu ijuru just mu bwonko biroroshye, none agahita afata cya gihe akagira ate ku buryo nkubwira ngo uba mu rusengero iteka uzajya mu ijuru, sibyo? Agafata cya gihe akakimugurisha without any, nta kintu amuguraniye, nta kintu amuhaye. Ubwo abo bantu bo wabagiriye inama? Ni ukuvuga ni abantu babiri. Uvuga ngo hari abita aba man of God, man of God bashaka gukoresha amarangamutima y'abantu kugira ngo bagire ibyo babakuremo. Rubanda rugufi rutagira amakuru. Yego, rubanda rugufi kugira ngo just babaseringe nyine kujya mu ijuru, ibintu nk'ibyo ngibyo. So yeah, actually on my side I do believe in churches. Yes. Nemera mu nsengero, nemera like gusenga, ariko gusenga ntabwo byakagombye kuba like igicuruzwa nk'uko abantu benshi ngo basigaye bagira ute, basigaye babikora. So kujya mu ijuru, tuzajya kujya mu ijuru ni imirimo myiza tuzagira ute, tuzakora. Kujya mu ijuru ntabwo ari amafaranga tuzatanga. So umu man of God, like hari abahanuzi benshi bagiye babaho kugira ngo aguhanurire, nuko Imana yabaga yamugutumyeho koko. Ntabwo kuguhanurira ariko yabanzaga yagira ute, yagusaba mbere. Nta mafaranga yabagaho, like ibitambo bigiye bitandukanye. It was not necessary for everyone, okay? So rero icyo kintu icyo nakivugaho, ntabwo ndimo kugumura abantu ngo bareke kuba bagira like amaturo urimo amaturo urayabona n'ibyacumi. So ntabwo ari cyo ndimo mvuga. Icya cumi ni ngombwa, amaturo ni ngombwa, ariko bigomba gukora ibyo bigenewe gukora. Ubundi amaturo, icya cumi ni ibyo kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka, ukomeze gutera imbere, like insengero zubakwa abantu babone uko bajya gusenga, like donc nyine ni gufasha abakene. Urumva kuko urusengero cyangwa se kiliziya cyangwa se sinagogue bibereyeho kugira ngo nyine bifashe abakene bari aho ngaho mu rusengero. Ntabwo ayo maturo, ayo mafaranga utanze ariyo kugira ngo azagufashe kujya mu ijuru, no. Just ni kugira ngo ufashe umurimo w'Imana ukomeze kugira ute, ukomeze kwaguka, ukomeze gutera imbere. Mujye muyatanga, ariko muyatanga mushyizemo careful. Ikindi warumbajije, niba abantu bashobora gufata like agafata abakristo runaka, but anytime babikora nko guhunga ikibazo. It's like drug. Guko yahuye na risk, arumva nta handi ho guhungira, wa wundi ntihari mu profitire, sibyo?
ku buryo wumva ko batinya challenges zo guhangana n'iki n'ibibazo byabo. Donc akaba mu rusengero so we akumva nyine kwibera mu rusengero kwiririmbira like kuririmba biraryoha pe. Okay, yeah. Kuba ahantu baririmba ba praising bagira ute biraryoha ariko uyu muntu mu buryo bwa business nanone ari gusigengira kuko igihe nta mafaranga nanone sibyo. So ahangaho ikintu navugaho ni ibintu bibiri. Donc gukorera Imana ni byiza ni ngombwa. We have to work for our God. Gukorera Imana so ngiye nkunda kuririmba ariko turirimbira so njye nakuze like mu gukorera Imana ikintu nahisemo icyo mu rugo bantoje cyane uko njye nakuriye muri Catholic. Niho nakuriye. Papa rero yize ibintu byo yashaka kuzaba padiri ariko birangira atagira ute ubu ntabwo waravutse padiri. So akunda umuziki cyane rero mu bintu yantoje gukunda kwaya like kuba gucuranga. Donc nacurangiraga kwaya runaka. Buri n'umucuranzi ndi umucuranzi. Tuzajya tugusura cyane susurutsa abantu bo usije ko nyine uko iminsi igenda iza sometime hari igihe ugenda ubihereza umwanya muke ariko gukorera Imana ni byiza cyane. Ariko nkuko nahoze mbivuga you have to be careful. Okay, gukorera Imana ntabwo ari byo bizagenda ngo bigire ute, ntabwo uzacuranga, ntabwo uzaririmba nk'amafaranga yivane mu ijuru agira ute amanuke. No, take time to praise, to sing God or to preach the word of God, and you have ugire n'akazi ukora. Okay, kaguhugishe. Urumva aho kazi n'ubu gafite bizagira ute, I know bizagusapotinga. Noneho tugiye gusoza rero byumvikanye. Tugiye gusoza ndi kwifuza kugusaba ikintu kimwe kuri hano kuri Narada 250. Turifuza ko twajya dufasha abantu mu rwego rwo kugira ute mu rwego rwo gufasha abantu kububakira ibitekerezo no kubafasha mu buryo bwo kwihangira imirimo no gutinyuka no gufacinga challenge. Sinzi nk'umunya business muhura n'ibintu bigiye bitandukanye. Sinzi niba wanyemerera nibura rimwe mu cyumweru tujye tubahereza ikiganiro gishobora kubafasha. Wenda tuvuge nonaha nuko iminota tujyanye nakakubajije ngo ese nakahe kazi nakahe kazi umuntu wese ashobora gutinyuka akagira ute agakora, ariko iminota yagize ute yatujyanye. Ahubwo abari kudukurikira mu biganiro bizaza bitege ko tuzajya tugenda tubagezaho nese ni gute ushobora kubona akazi, ese nakahe kazi wabona, ese ni gute aka kazi wakabyaza umusaruro, ese na facinga challenge mu buhe buryo, nkabihuza no kwizera nkijijwe no gukiranuka, sibyo? Okay, Mr. Jonas, thank you so much. Urakoze cyane. Nuko nababwiye ndi umurezi, ndi mwarimu. Nubwo nkora like ucuruza ariko ndi mwarimu, nkunze guhugura, nkunze kuba nagira umuntu inama. Icyo nzi nakigusharinga ukaba wagibyaza umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uko iminsi zagenda itwa time, ubundi ni igihe. Ibintu byose bisobanurwa n'igihe. Uko igihe kizagenda kitwemerera ibishoboka cyose tuzabitanga kugira ngo abantu bagire ute bakomeze kuzamuka mu buryo buri spiritually, mu buryo bw'umwuka, even no mu buryo buri financially. Abavuga butumwa nzababazanira urumva ariko na financially ndifuza ko abantu bakurikirana Narada TV ari abafite amafaranga bazafasha batayafite. Siko bimeze se? Tubereho gufashanya mu buryo ni n'Imana ikeneye ko dukora, sibyo? So ibintu byose birashoboka. Icyo nizera, everything is possible. Birashoboka ariko bihera umuntu ku giti cyiwe. Jewe ubwanje icyo nizera, icyo kintu nakivuze. What you think, what you believe, what you put your energy on, you become. Yes. Rero ikindi guhugura bari byiza kuko hari abantu benshi bari mu busa nabyituje cyangwa se ubuyobe. Donc nyine basa nkaho baraho ngo badagize icyo bishe cyangwa bakijije bitewe nuko badafite ubumenyi se, badafite skills. So rero icyo cyaba ari ikintu cyiza, ngenda cyeme igihe umwanya uzabitwemera tuzagira ute tuzabikora. Ariko ikindi abakunzi ba Narada 250
mukunde gusoma, mukunde kwiga, isi irimo irahinduka umunsi ku munsi. Uyu munsi ushobora kwisanga wari usanzwe ukora iki n'iki ariko ugasanga ejo byahindutse. So information is kuba update, kuba ufite amakuru umunsi ku munsi bizagira ute, bizakomeza kugenda bibafasha gukura iri spiritually, uko bimenya amakuru birimo kuba. Hari igihe ubonamo ikintu gisa naho cyakujyana mu mutego, cyakubuza ijoro, ukacirinda hakiri kare, cyangwa se ariko iyo uhoze nyine uri aho ngaho you don't grow, ntago uba udeveloping. Ugasenga, ugasoma, ukajya ukamenya. Yego, kumenya ni byiza cyane, kuko na Bibiliya irabivuga ngo mushishikarire kumenya. Yego. Okay, noneho rero abantu reka dusezera abantu dore iminota yatujyanye. Yego. Twari turi hano mu mujyi wa Kigali, ahazwi nk'i Nyarugenge mu mazu maremare, naho twakoreye, niho n'uyu musore akorera. Yego. Sinzi abamushaka ko ashobora kubahereza kugira icyo abungura, sibyo, mu buryo bwa business. Afite business ifasha abantu bagiye batandukanye kuba bashobora kwiteza imbere. Ntabwo nyivuze, ababishaka batwandikire kuri nimero iri yanjye 078 055 022 ndabizi neza n'umwe mu bantu bazafashwa nawe, yaba uri hano mu Rwanda cyangwa utari mu Rwanda, kuko akora business iri international cyane. Azagenda akomeza kugenda yibabwira, kandi ndabizi ko muzagenda mwungukiramo byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze cyane, kora subscribe kandi ukore share ku biganiro byacu niba wadukunze. Ikindi mwandike comment mutubwire uko mwabibonye. Na Rada 250 TV hari ku bwanyu Dr. Jonas hamwe na Ugirimpuhwe Samuel. Ugirimpuhwe Samuel. Yego. Ciao. Thank you.